Hello guys, ese uramutse ubyutse ugasanga email yawe ndi umuntu uri kuyikontorora ibintu byose biri hari kuyikoresha, wayimurekera cyangwa wagerageza uburyo bwose ngo urebe ko wayimukura mu biganza. Yego, wagerageza uburyo bwose ngo urebe ko wayimukura mu biganza, ariko utabyize ntabyo wamenya. Ariko ntibivuze ko nta kirengero ufite ku buryo umuntu yazanga ku email yawe gutyo gusa ngahitware kandi ibintu biba byarakuvunnye. Ubwo reka bari mpamvu ndetse ndakara nkavuga nti ngiye kugutegura iyi video ku buryo nuyireba ukayirangiza uri buhave umenya ukuntu umuntu wese ukubereye kuri email wahita umukuraho ibintu byose yari afite access kuri email yawe agahita abivanwaho. Ubwo rero muri iyi video nuyireba ukayirangiza ngiye gukwereka ukuntu wareba ko nta wundi muntu ukoresha email yawe, hanyuma ari tumusangaho duhite tumukuraho tubyigoreye dukoresheje telefone yacu, tutiriwe tujya gushaka bareba hakaze baba bafite amamashini ahenze baguca n'amafaranga menshi, ahubwo tukabyikorera dukoresheje telefone yacu. Wowe gisabwa no kureba video ukayirangiza undi ukareba ko wakanditse subscribe ugafungura inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Hanyuma yongeye mugiye kubona muri video unyite Fabien, umwana ukora ibintu byo ku murongo byiza kandi byizewe. Reka dutangire. Nkuko nawe mbibabwiye rero ngiye kukwereka ukuntu wareba ko nta wundi muntu ukoresha yawe, hanyuma numusangaho duhite nitumusangaho turahite tumukuraho twihuse. Nyine hari ukuntu umuntu afata phone yawe agahita nyine akora sign, agahita areba email yawe noneho akazayinjirana muri telefone ye akoresheje nyine telefone yakinjira muri email yawe, ibintu byose biri kuri telefone yawe agahita bikontorora akoresheje telefone ye. Ubwo tugiye kureba ko nta wundi muntu ukoresha email yacu, noneho tumusangaho duke tumukuraho. Turaza hano muri Gmail, application nyine Gmail nta muntu utayizi, noneho dutegereze banze by'loading. Urabona ko biri kwiloadinga, noneho urabona ko byarangije kwiloadinga. Noneho nitumara kuhagera gutya urabona ko ni muri Gmail nk'ibisanzwe nyine, urabona ni muri Gmail. Noneho nawe uraza hano muri Gmail nyine, noneho uze hano kuri aka kantu nyine akako hejuru gutya, akako hejuru nukazaho nyine urahita ureba ko intuza account irimo ari ushaka gucekinga nyine ko nta wundi muntu uyikoresha. Urabona hano hejuru gutya urareba ko account irimo ariyo ushaka gucekinga ko nta wundi muntu uyikoresha. Ubwo rero turaza tukande hano kuri aka gafoto ko hejuru kano nkweretse, nitumara kugakandaho bahita baduhereza intuza email zose dufite muri telefone yacu, noneho dukande kuyo dushaka gucekinga ko nta wundi muntu uyikoresha. Nimara kujyamo nyine gutya urabona ko iri kujyamo igiyemo gutya. Noneho niturangiza tuze twongere dukande kuri ka gafoto ko hejuru kano akangaka nyine kari hano hejuru gutya. Nitumara kuza kugakandaho gutya turaba tugiye nyine kureba ko nta wundi muntu ukoresha email yacu, noneho tuze tukakandeho. Noneho tumara kugakandaho turahita dukanda naho nahanditse ngo hano hejuru handitse ngo Google account. Ahangaha Google account murahareba, turahita turakande gutya Google account. Noneho tumara kugakanda nyine kara nkweretse gahite kiloadinga. Urabona ko hano biri kwiloadinga, noneho turategereza akanya gatoya nyine, noneho bihite bizamo bimeze gutya. Urabona ko bijemo bimeze gutya. Noneho hano urabona ko tugeze muri email yacu, noneho turahita tuza dukande hano handitse ahangaha kuri personal info. Sorry, ntabwo dukanda hano handitse personal info, turaza hano handitse security. Noneho tumara gukanda hano handitse security urabona ko duhita tuhagera gutya. Noneho tuzamure ahangaha munsi hano handitse Google, kamwereke ahangaha handitse Google Property. Ahangaha gutya nyine hari akantu kaga telefone, nitumara kugakandaho urabona ko duhita twinjira muri hano nyine muri Google account nyine. Noneho ugategereza akanya gato, noneho urabona ko intuza telefoni zikoresha email yawe zihita ziza hano. Ubwo nyine iyo ubonyemo harimo iyo utazi ikoresha email yawe nyine uhita uyikuramo nyine. Urabona ko telefone yanjyewe ikoreshwa na n'ingiyi Tuseri, igakoreshwa na n'ingiyi Infinix Note 7 Lite. Ubwo ngubwo iyi Infinix Note 7 Lite ngiye guhita nyikuraho nkwereka ukuntu bigenda. Uraza hano ugakanda hano handitse kuri manage device ahangaha munsi nyine kuri aka kantu. Iyo umaze kugakandaho urabona ko utegereza akanya gatoya nyine bikiloadinga, noneho ukaza hano izi ni ntuza zikoresha email yawe nyine. Noneho rero ukaza hano handitse Infinix Note 7 Lite, iyo ushaka gukuraho
ukaba ariyo uza hano ugakandaho. Urabona ko ngiye nshaka gukuraho iyi Infinix ariko n'ingi nkayikuraho, iyi ngiyi nayo ntabwo nshakaho. Noneho ndazanye kandeho hano handitse Infinix Note 7 Lite. Noneho ntegereza akanya gatoya, urabona ko nugutegereza akanya gatoya. Noneho urabona ko duhita tugera muri ya phone ikoresha email yacu kandi twe tutabishaka. Noneho rero nitumara kuhagera gutya duhita tuza hano gutya, ahangaha handitse ngo sign out. Ahangaha nyine ahangaha bundi hakanze ubumuvanyeho nyine gutya. Noneho wahakanda ukakanda nyine hano handitse sign out, ukahita wongera ugakonfirma hano kuri sign out nyine ukabikonfirma kumuvanyemo nyine muri telefone yawe, muri email yawe, atazongera gukoresha email yawe nyine. Noneho ugakanda hano handitse sign out ukabura musohoye nyine, ugakanda kuri okay. Noneho rero urabona ko ahita sohoka. Noneho hano bagahita bakwandikira ngo Infinix Note 7 Lite buretse turebe nyine iba yasohotse ubundi. Urabona ko hano bahita bakwandikira ngo signed out. Urabona ko kano kantu ko gukuramo gahita kaza hano kaba gasobanuye nyine ko yagiye hanze atashyira gukoresha email yawe nyine. Ubwo rero nizere ko ino video hari ikintu gufashije kandi bikigufashije, ntugende udakanze like, wibuke igitekerezo ufite cyase ikibazo wibaza ucyandike muri comment, kandi na subscribe gufungura inzogera nabyo ni ingenzi. Rero ciao ndabakunda cyane.